Nizera cyane kongera kuboneka hano kuri Pure Gold kugira ngo dufatanye ijambo ry'umunsi. Uyu munsi wa none wo kuwa kabiri tariki ya 12 z'ukwa 11 2024. Iri jambo ry'umunsi nagiye ngo mbamenyeshe ko muri kurigezwaho nanjye Jose Irumva. Ijambo ry'umunsi tugiye gusangira ni ijambo tuzi turarizi, hari abatarizi wenda, ariko ni ijambo ryiza kandi rizwi tuvuga hafi buri munsi. Iryo jambo ni ijambo Imana ishaka ko twongera kwiyibutsa cyane cyane ibyerekeye no gusaba ubwami bw'Imana hamwe no gukiranuka kwayo. Amagambo abiri. Ayo magambo abiri ni amagambo akomeye cyane maze iminsi ntekerezaho. Maze iminsi nyatekerezaho kuko hari kenshi umwana w'umuntu nkanjye ajya atinda cyane mu gusabira ibyifuzo by'isi. Ugatinda mu gusabira ibyifuzo by'isi, imyaka igashira indi igataha, ugasanga nta gisubizo ubonye, ariko burya haba hari impamvu. Uyu munsi wa none rero igisubizo kirabonetse. Imana iravuga iti banza ushake ubwami bwanjye no gukiranuka kwanjye, ibindi byose bizaza. Wikwirirwa uvunika nshuti. Imana iravuga iti banza ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi uzabona biza mu gihe cyayo, mu gihe gikwiriye. Wavuga utese ubwami bw'Imana ni ubuhe? Ntabwo ushaka nde? Gukiranuka se ko ni gute nabibona nte? Reka nkubwire rero nshuti yanjye, ubwami bw'Imana ni ukuvuga ngo ubwami, reka twibutse hano ku isi hari ibihugu bifite abami. Harimo igihugu cy'Ububiligi gifite umwami, igihugu cy'Ubwongereza gifite umwami, n'ibindi n'ibindi. Iyo igihugu gifite umwami ni ukuvuga iyo ukigiyemo uravuga uti ngiye mu bwami bw'umwami runaka, kiba gihindutse ubwami kuko kirayoborwa n'umwami. Natwe rero ijuru nibwo bwami bw'Imana, kuko bifite umwami. Imana data wa twese yabweguriye Yesu Kristo, aba ari we uhinduka umwami w'icyo gihugu, niwe mwami. Iyo umubonye rero, iyo uhuye nawe, iyo umwakiriye, ni ukuvuga ngo ubushyikiriye bwa bwami bw'Imana, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe utugeza kuri data wa twese, niwe utugeza muri ubwo bwami. Ndizera ko bisobanutse. Wavuga utese gukiranuka ko, kuko Imana iravuga iti mushake no gukiranuka kwanjye, mushake no gukiranuka kw'Imana. Gukiranuka kw'Imana naho ni kimwe, turabigezwaho n'uwo mwami Yesu Kristo, kuko uwo mwami Yesu Kristo twaramuhawe. Araza apfira isi yose, niyo mubumbe w'isi, ni ukuvuga ngo umuntu urimo wese. Yesu Kristo yaraje aravuka, igihe kiragera aragupfira, apfira uri muri iyi si kubw'urukundo rw'Imana yagukunze. Kugira ngo rero ushobore gukiranuka nuko wakiriye umwami wagupfiriye. Yesu Kristo numara kumwakira, wapfiriye iyi si yose, buri wese, uwavutse, uvuka uyu munsi wa none, uzavuka, uwo wese Yesu Kristo aramukunda kuko yaramupfiriye. Ni ukuvuga ngo iyo twakiriye uwo mwami Yesu Kristo wadupfiriye, niwe utubashisha gukiranuka, niwe udushoboza. Yesu Kristo atwuzuriza ibyo byombi mbabwiye. Imana ishimwe cyane. Reka twimuke turebe abandi bantu bashyikiriye ubwami bw'Imana, bashyikira urufunguzo ndavuga rugera mu ijuru, rugera ku Uwiteka, bamenye Imana. Aba bantu ngiye kuvuga bo bavutse Yesu Kristo atarabaho, bavutse mu gihe cy'isezerano rya kera, ariko bubahaga Imana ku buryo bakoranaga nayo, kandi bari bato cyane. Muri abo bantu ndagira ngo mbabwire uko byagenze kugira ngo tubyumve neza. Abo bajene nshaka kuvuga bari bariho mu gihe cy'umwami witwaga Yehoyakimu, umwami w'Abayuda. Yehoyakimu yategetse umutware we, aramubwira ati genda ushakira abana b'abasore beza, bamwe bavuka mu Bisirayeli ndetse bavuka no mu muryango w'umwami. Ushakire n'abandi baba bavuka mu mfura, mu bantu b'imfura, kandi batagira inenge. Yari umukoro ukomeye cyane. Uwo mwami Yehoyakimu
yashakaga ko abo basore b'abajene bajya iwe, bajya ibwami, noneho bakigishwa bakagira ubwenge buhanitse, kugira ngo bazajye bakora iwe, bakora imirimo bafite ubwenge, bafite icyo nita mu cyongereza confidence, mu kinyarwanda ni ukwiyizera, ukumva ko wiyizeye, ukumva ko uzi ibyo uvuga, ukumva ko nugera imbere y'umwami utarya iminwa, nugera imbere y'abashyitsi b'umwami utarya iminwa, uzaba ufite ubwenge. Bene abo bana nibo yashakaga ngo bajye iwe, noneho bigishwe bazamenye ubwenge bw'abakarudaya, kandi bazamenye n'ururimi rw'abakarudaya. Abo bana umutware yaragiye arabazana. Muri abo bana yazanye b'abajene b'intoranye yari yatoranyije b'abanyabwenge badafite n'inenge, harimo 4. Muri abo 4 bubahaga Uwiteka. Aha niho nshaka kugaruka. Bubahaga Uwiteka. Harimo umwe witwaga Daniyeli, yari intwari cyane kuruta abandi. Kuko icyo gihe bamaze kugera ibwami, umwami yashyizeho amategeko. Aravuga ati aba bana ndashaka ko bazicara aha, mukabigisha, mukabarera, bakagira ubwenge bwinshi, bakamenya no kugenzura buri kantu kose. Barangiza kandi ibyo kurya bazajya barya ni ibyanjye. Bazajya barya ku byo kurya byanjye mwanteguriye by'umwami. Urumva nawe ibyo kurya by'umwami uko biba bimeze. Biba ari byiza cyane. Biba biteguwe neza. Ibyo kurya by'umwami ni ibyo kurya biri ku rwego rwo hejuru. Byagenzuwe mu buryo bukomeye, byiza cyane. Bizatuma abo bana babyibuha, basa neza, bagira ubuzima bwiza, mbese bameze nk'uko umwami abishaka. Kandi ikindi aravuga ati aba bana bazajya banywa kuri vino yanjye, ya vino iryoshye nziza mwanteguriye, iyo niyo bazajya banywaho. Ndashaka kugaruka ku muntu wamenye Imana, Daniyeli na bagenzi be. Daniyeli niwe wa mbere wabivuze, abwira wa mutwara ati umva nkubwire, njyewe ntabwo nshaka kwiyandurisha ibyo kurya by'umwami, ndetse sinshaka no kunywa kuri iriya vino, sinshaka ko binyanduza. Nuko yavuze, nta nubwo yaciye ku ruhande, kuko Daniyeli yari afite confidence muri we, confidence y'Imana. Yari afite ikintu cyo kwiyizera. Iyo wizeye Imana yawe, iyo ufite umubano n'Imana, uba ufite kwiyizera, nta kintu utinya, kuko yari yaramenye Imana ishobora byose, yaremye ijuru n'isi, izamurengera, ishobora kugera ku mwami ibintu byose bigahinduka. Yari afite icyizere gikomeye cyane ku Uwiteka, kubera ko yari yaramenye Imana. Iyo wamenye Imana ukamenya uko ukora, ukamenya uko iteye, uba ufite confidence muri we, nta kintu cyagukanga. Amen. Uyu munsi wa none ni umunsi natwe tugomba kwiga, tukigira kuri Daniyeli. Bya byo kurya by'umwami ukabyanga neza, ntabwo byoroshye, ariko iyo uzi Imana, iyo wayimenye urabyanga pe. Daniyeli yarahakanye, abwira umutware ati byigizeyo, ahubwo njye na bagenzi banjye ujye udutekera ibishyimbo. Hano ufite ibishyimbo nshuti yanjye mu gasorori kanjye, udushyimbo twanjye hano ndadufite, atujye udutekera udushyimbo, nurangiza uduhe n'amazi yo kunywa. Amazi aya bugeze do, aya mazi nk'aya bigeze, atujye uduha amazi yo kunywa, twirire udushyimbo, tunywe n'amazi, ntacyo tuzaba. Wa mutware navuga ngo yaravuze ati, mbese yarikanze, aravuga ati wowe Daniyeli urashaka kuncisha umutwe? Uragira ngo umwami nabyumva ibyanjye birangire, abone munanutse? Ati ugomba kurya ibyo kurya by'umwami na vino ye nk'uko yabivuze. Daniyeli aramuhakanira ati sinziyandurisha ibyo kurya by'umwami, kuko yari yaramenye Imana. Yaravugaga ati ntabwo nziyanduza, ndi umuntu w'Imana, ndi umunaziri, namenye Imana, sinziyandurisha ibyo kurya by'umwami. Byari ibintu bitoroshye, byari ikintu gikomeye cyane cyane ku mutware. Ariko Daniyeli aramubwira ati noneho tugerageze, njye na bagenzi banjye, reka tubirye, nyuma y'amezi angahe uzaturebe, urebe uko tumeze, ntituzananuka, ndabikwijeje. Nifitiye icyizere, I have confidence in me, kuko namenye Imana. Imana yanjye ndayizi, nzi icyo mvuga. Byari bikomeye cyane. Umutware rero aravuga ati okay, nzabagerageza ndebe. Baratangira rero barabirya, birira udushyimbo
dore udushyimbo nk'utu barira udushyimbo nk'utu nshuti yanjye, bakabatekera ibishyimbo barangiza bakanywa n'amazi. Amazi ni meza cyane. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha ubwiza, Imana ibaha ubuzima, ndetse barushana ba bandi bari kurya ibyo kurya by'umwami, babarusha ubuzima, babarusha ubwiza, babarusha n'ubwenge. Igihe cyarageze bajya kureba umwami bose uko barezwe iyo myaka 3, uko babayeho bigishijwe rwa rurimi rw'abakarudaya, uko bagize bwa bwenge, gushishoza n'ibindi byose. Ariko ndakubwiza ukuri, kubaha Imana ni byiza, gukunda Imana ni ibya mbere. Aya magambo narayasomye numva nanezerewe, nabwo nti haleluya, iyi Mana wayivaho ukajya. Ndakubwira ko nubwo biriraga utu dushyimbo bakanywa amazi, Imana yabasize amavuta, Imana yabagaburiye, Imana yo mu ijuru, Imana yahinduye bya bishyimbo byo kurya byiza cyane, Imana yabaha ubuzima, ibaha ubwiza, ibaha ubwenge buruta ubw'aba bandi. Bageze ibwami, wamenya byaragenze gute se? Umwami baganira n'umwami, arabitegereza bose, abo bari ibyo kurya bye, abanyweye vino, areba na Daniel na bagenzi be, ntiyarazi ibanga, arabareba arabitegereza, ntiyarazi ibyo ari byo, maze ahita akunda Daniel na bagenzi be. Abona nibo ba mbere, abona nibo bafite ubwenge kurusha abandi, abona nibo bafite ubwiza kurusha abandi, bya bindi yari akeneye abona nibo babyujuje. Amen. Umva gukunda Imana nshuti yanjye, wava kuri Yesu ukajyayo naho abari bahitamo nuko muri makeya nibo bahawe imirimo aho ngaho. Reka mbe mpiniye aha, iki tukigira igice cya mbere, tuzakomeza ubutaha turebe uko byagendekeye Daniel na bagenzi be. Nshuti yanjye, wizemo iki muri aya magambo? Gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo nibyo bya mbere. Daniel na bagenzi be bahisemo kutiyandurisha iby'isi, bahisemo kutiyandurisha ibyo kurya byo muri iyi si, niko navuga. Umwami w'iyi si, reka tumwite Satani. Muri iki gihe cya none Satani hari byinshi akuruza abantu, aho uri hose akakubwira ati dore bireze, dore biraryoshye, soro murye, genda. Ibyo kurya ni byinshi cyane biri imbere yacu, sinabirondora. Hari ibyo Satani akwereka ukaba wakwiyandurisha ibyo kurya by'umwami w'iyi si. Ariko uyu munsi wa none, reka tumere nka Daniel, duhitemo Imana, twange kwiyandurisha ibyo kurya byo muri iyi si, twirire iby'Imana ishaka, ijambo ry'Imana, duhitemo agakiza, duhitemo Yesu, gushaka ubwami bw'Imana, gukiranuka kwayo, ibindi byose tuzabyongererwa. Reka ndekera mu basezereho, ndabashimira cyane umwanya mwafashe kumvira ijambo ry'uyu munsi wa none, kandi ndabashimira ko mugiye kurisangiza abandi, ndabashimira ko tugiye kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hamwe, kandi ndabashimira subscribe mwakoze n'amasengesho yanyu. Imana ibahe umugisha, tuzakomeza ubutaha. Ntugacikwe kureba Cyubahiro TV, hari ijambo ry'Imana rizakubaka, Imana ikugire neza. Haleluya. Kurobanura ku butoni si byiza, kandi si byiza ko umuntu acuruzwa n'akamanyu k'umutsima. Si byiza gucumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, irinde utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa, bene data ntugacumuzwe n'akamanyu k'umutsima gusa, amaso utazacumuzwa n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutima, akamanyu k'umutima, kakuryohera umunsi, ejo kakakuniga. Nukuba nuguwe neza, ejo bizahinduka, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutima gusa. Akamanyu k'umutima, akamanyu k'umutima, kakuryohera umunsi, ejo kakakuniga. Nukuba nuguwe neza, ejo bizahinduka,
n'akamanyu k'umutsima gusa, ubugizi bwari cyinshi n'akamanyu k'umutsima gusa, kizashira ubutangare, n'akamanyu k'umutsima gusa, yewe icyo cyubahiro urata, n'akamanyu k'umutsima gusa. Igira igitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya. Wibuke penari ipfuye irutwa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose barareshya, kandi nyuma y'ibyo byose hazaza urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Igira igitangaza bose bagutinye, numara kuva mu mwuka nawe uzagutinya. Wibuke penari ipfuye irutwa n'isazi nzima, ikuzimu kwa nyamutezi bose barareshya.